indirimbo ni nziza rwose, indirimbo nziza ngiyi barasenze barangije umwe muri bo arahaguruka bari gusenga afata ijambo aravuga ati rero muvandimwe hari ikintu tubonye bati tubonye mu wawe ubwo muribuka ko batari mu wiwe tubonye mu wawe harimo igiheko ati kandi icyo giheko none numara kubaha 5,000 duhite tubikora gutyo kubera ko nawe ibyawe babibonye kandi noneho bari buzi wawe gukura igiheko ati urumva ko amafaranga ni make yogeranyije n'igiheko kandi igiheko gishobora kukugirira nabi n'umuryango wawe n'abana ati none tanga 5 tubaherekeze niturangiza kubaherekeza ubwo ni nk'ituro ryo guherekeza niturangiza kubaherekeza urumva baraza gukura igiheko iwawe umuhungu aramubwira ati ntago bishoboka ategereza isaha ya mbere arategereza isaha ya kabiri arategereza iya gatatu arategereza isaha ya kane bubaye ni mugoroba arongera arahamagara ati yeme igiheko ko mwakibonye harabura iki ngo muze kugikura kimurava hari hakurya ngo muze ati twagize gahunda nyinshi batariko icyo giheko reka nkwereka ukuntu tugiye kubigenza hari bagenzi bacu dukorana mu itsinda rimwe bari aho ngaho aho muturanya aho wanyu bati none reka tubahamagare nako tuguhe nimero ubahamagare ubabwire aribo bazoza kugikura hari abantu bavuga ko babonye ibiheko mfite ingero z'abantu bagera muri 3 bampamagaye barambwira ati yewe umuntu garunaka Nairobi uyu n'uyu ntago nshaka kuvuga izina ry'umuntu ariko mubireke kuko nimutabireka tuzuza tubazana hano babavuge n'ukuri tuzuza tubazana hano babavuge umuntu arampamagara ngo uriya muntu wahariya ndamunye yaramumbwiye yarambwiye ngo igiheko canje kiri muri Tanzania ati kandi kugira muri Tanzania birasaba $100 ngahe bati none reka yanyoherereza nje kukurira igiheko kiri muri Tanzania kiri muri Tanganyika nyine ya Tanzania ati amafaranga ndayamuha maze kuyamuha arambwira ngo baramubwiye ngo igiheko ciwe ngo kiri Kigali atuye Nairobi ngo none ngo namuhe tike ngo agende ngo aje Kigali amubarira amatike n'ibindi ngo narangiza ngo aje kugikura umuntu amwima amafaranga bukeye amubona kuri video kuri kamera z'amakanisa y'i Kigali kumbe yari afite gahunda yo kuja kuvuga butumwa i Kigali yashakaga ko nyuma ya tiki kanisa ryamuhaye cyangwa si we yihaye sinzi uko biba byagenze kugira ngo aje mu ivuga butumwa ashaka nandi mafaranga hanyuma azi kubesha wa muntu ati ntubona Kigali igiheko cyawe nagikuye byarangiye agenda fotora icupa ririmo amaganga n'amaraso n'ikibuzose n'amasupadi pavange n'igishoma narangiza avuga ati ngiki giheko abantu mube makini ariko hari ibyo namwe mwikururira none ubwira umuntu ngo aze kugusengera ari uko wamutegeye ari uko waguze inkoka ari uko wamuhaye amafaranga ari uko wagize gutukagira ngo arabura ica kubonaho umusenzi w'abandi aramubwira ati narakubwiye ngo utange ituro urapinga ati none ga nta kindi kintu uri bumbaze ko nakubwiye ngo utange ituro ntiwaritanga ati nyine mu yandi magambo Imana yisubiyeho kubera ko wanze gutanga ituro ibintu byo gutukana mutuka abantu mugira gute bibamariye iki yo kategori y'abaswa bo gutukana muyijamo kubera iki ubu waba ufite ubwenge bwose bwuzuye bwose
ubwenge bwawe bukagutuma gutuka minisitiri? Waba ufite ubwenge bwawe bwose bukagutuma gutuka generali? Ubu waba ufite ubwenge bwose ukiri gutuka perezida buri munsi? Ufite ubwenge bwose? Ifu bagahinga cyanditse muri Bibiliya mu migani ngo n'umuntu utuka umunyacubahiro. Mwebwe muri gutinyuka mugatuka abanyacubahiro? Tibibaho. Umuntu wese uri normal taza tukumuruta, taza tukumunyacubahiro. Ariko mwebwe bari kuri social media, icyo ni igifu bagahinga kiri muri Bibiliya cyanditse mu migani. Wewe wasama ugatuka sobukwe nyoko bukwe, pasteri wa Perezida wa Republika, ministre, mwebwe muri mugutuka aba ministre, muri mugutuka aba general, mukasamura yamara akaja mu ikanisa tibamutenge, abase baramutenza. Tic-tac, vuba. Tic-tac. Tic-tac, caméra cachée. Yes, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba TikTok TV, nizere ko meze neza cyane mwese umuherere hirya no hino ku isi, nizere ko ari amahoro. Baye ikaze muri ikiganiro mwese abamaze kuri subscribe ndetse n'abandi batarayikora, uyu mwanya mwiza wo kuyikora, hanyuma ubuzima bugakomeza, ibintu bigakomeza bikagenda neza. Ikaze mwese abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badukurikirana buri munsi, abantu bari Canada, Uburayi ndetse n'andi yagiye atandukanye, bahaye ikaze mwese mu bihugu bigiye bitandukanye. Ariko hagati aho ngaho ntaratangira ikiganiro, aba nabonye indirimbo nziza ya Jolie, indirimbo ni nziza rwose, indirimbo nziza ngiyi. Indirimbo muze kuyirebamo kabyarama, ni indirimbo nziza imeze neza cyane, indirimbo ya gospel yitwa Aba ya Jolie Alexandra. Ntabwo nzi ko abantu bagira impano zo kuririmba bamwe na bamwe tutazi kabisa. Abantu muje kuyumva, ni indirimbo yitwa Aba ya Jolie Alexandra, ifite na video nziza cyane, abantu muje kuyumva. Impamvu ntangiranyije n'iyi video nuko ngiye kuvuga ibintu bya gospel gusa, nibyo ngiye kuvuga byonyine, ngiye kuvuga ibintu bya gospel. Mbere yuko tubivuga muanze mwumva indirimbo, nimara kumva indirimbo ahasigaye muyisangize n'abandi. Yitwa Aba, harya Aba ubanze Aba n'izina, aba n'izina ni nko uvuga Yesu, ubwo n'indi nko uvuga Masiya, uko nguko. Ni A n'abazibiri na A by Jolie Alexandra. Iyo ndirimbo mugende muyirebe neza, hanyuma muraza kumbwira. Hari akantu uyu mugabo arasita cyane kabisa, uyu mugabo bita Gwiyereka aransita pe, rwose aza nshimisha kubera ko hari utuntu twiza avuga ukumva nyine turagusekeje. Hari akantu yashizemo ndimo gutegera indirimbo, ashyiramo akantu aravuga ngo mana ngo urebe ngo naboti ngo aho ari ngo muri Amerika ngo nubwo yacecetse. Ariko akantu ko guceceka buriya mu ndirimbo
kari ngombwa ariko nyine ni ngombwa kubera ko Rwiyereka ashiramo akantu nyine ko gusetsa abantu no kubasusurutsa biba ari byiza cyane. Niyo mpamvu erega iyi ni strategy yo kwigisha kubera ko ako kantu ndabizi bishobora gutuma hari ushobora kureba indirimbo kubera ako kantu, ariko siyo message irimo indirimbo yitwa aba, hanyuma noneho bikanatuma n'indirimbo muri rusange ikuryohera, kimwe nuko iyo ari kubwiriza ashiramo akantu abantu bagaseka. Buriya muri abantu bize pedagogy baravuga bati ntukigisha uri serious cyane, ntukigisha abantu niba ushaka ko abana bumva, ntukabigisha uri serious cyane ngo nyine ugaragaza autorité kuri umwarimu n'ibindi. Peleka polipoli, nibirangiza noneho nugera hamwe ubashiremo akantu ko guseka baseke, nibarangiza kubera ko iyo umuntu asetse n'aka kantu ko gusinzira yari afite, niba yari dernier heure cyangwa se 6e heure ukagakubitamo ko gusetsa ahita akanguka akumva ko ibintu burya servo y'ibigongera ikumva ibindi bintu. Niko kantu rero Rwiyereka akoresha nakunze cyane. Harimo abaririmbyi benshi, harimo nyirindirimbo Jolie, harimo undi, harimo uyu narimaze kuvuga nyine Evangeliste Rwiyereka, harimo Banzabakiza, nabonyemo Kiriki n'abandi bagiye batandukanye. Indirimbo nziza cyane. Uyu munsi ntekereza ko niyo ndirimbo igezweyo kabisa, ifite n'igisirimba cyiza. Navuze ngo uyu munsi ndavuga ku bintu bya gospel, ntabwo kuza kubivugaho cyane murabizi, ariko hari inkuru nashatse kubasangiza iri bubaviremo isomo, kandi iryo somo rishobora kubafasha mu buzima busanzwe. Simvuga amazina y'abantu ariko ndavuga story bimeze. Ejo bundi umuntu arampamagara arambwira ati ndagushaka, ndaza, maze kuza arambwira ati sasa rero ikintu ngushakira, ndashaka kuganiriza ibintu byambayeho ejo bundi, ati kandi si mu buzima bwanje ntinya kamera, sinza nja kuri kamera, ati nari kubitanga nk'ubuhamya. Icyo ni icya mbere kubera ko ndakunda kamera. Icya kabiri, bitanze ba nyiri bwite bashobora kubona wenda ko nabibasiye bakabimenya, ariko ntabwo ndi bubitange, ariko ngiye kubwira inkuru y'ukuntu ibintu byanje byagenze muri rusange. Hanyuma unkundiye iyo story ushobora kuyikora, wamara kuyikora ikaviramo abandi bantu isomo, ikaviramo abandi bantu kujijuka no kumenya ibiri aha hanze. Ndambwira ati sawa, ntacyo, mbwira inkuru yawe ni iyihe. Arambwira ati ejo bundi nagiye gusura umuntu, maze kuhagera umugabo n'umugore bafite n'abana. Ibyo ndi kuvuga byabereye hano, ibyo ndi kuvuga byabereye ariko naho ngaho bishobora kuba byarahabereye, ariko ibyo njewe ndi kuvuga byabereye. Hanyuma arambwira ati ndabasura basanzwe, umugabo n'umugore afite n'abana biwe, maze kubasura bisanzwe, ni umufamiliye, nkasanga abagabo batatu. Batimaze kuhasanga abo bagabo batatu, sanga babateguriye pe, kuko sinje bari bateguriye, njyewe ndi umusangwa, ubwo ndi ku interpret ibyo yambwiraga, ndi umusangwa, sanga bateguriye babashitsi batatu, bose b'abagabo. Barabategurira bati ikintu bari babateguriye imboga nziza, ubwo namwe murazumva inziza ni izihe, ati amasoda hafi aho ngaho, hanyuma n'amata hafi aho ngaho. Atubona koko ari abashitsi mu by'ukuri, navuga ngo abashitsi b'imena Kinyamurenge, abashitsi b'imena, abashitsi b'icubahiro, abashitsi bafite ikintu bazanye. Ati uwo munsi bari babakiriye nk'abakwe. Nyuma yaho rero abashitsi kubera ko bansanzemo
turicara turaganira turarya. Murabizi ko mu Kinyamurenge hari igihe nyine babanza guca hariya hirya, ariko shabaha yicazanye umuntu akivuga nyuma, ntabwo akivuga ako kanya. Hanyuma rero bati abo bashitsi turajya tumaze kurya, kubera ko nanje naraprofise izo mbagano nziryaho, turajya turasangira nta kibazo. Tumaze kurya, abashitsi rero bafashe ijambo, nza kumenya icyari cyabazanye. Cyabazanye barahagurutse, umwe muri baravuga ati rero mwakoze kutuzimana, hanyuma noneho mureke dukore gahunda yatuzanye, tubasengere, nitumara kubasengera dutahe. Bamaze ijambo barasenga, bamara umwanya bari gusenga. Ubwo bari gusengera rwa rugo wa muntu yasuye, barasenga. Bamaze gusenga, noneho ba nyir'inzu baravuga bati, babwira abo bantu bari baje gusenga, barababwira bati noneho yeme mwaje kudusengera, atari ko hano hari umuvandimwe nawe yadusuye, n'umuvandimwe hano, none nawe nimumurambikeho ibiganza, nawe aprofite uyu mwanya cyangwa se aka kanya, naho aka kanya kagiremo umugisha, uyu mwanya nawe awugiremo umugisha, mu musengere, hanyuma abone gutaha. Sawa, nta kibazo. Barasenze, barangije umwe muri bo arahaguruka, bari gusenga, afata ijambo, aravuga ati rero muvandimwe, hari ikintu tubonye. Bati tubonye mu wawe, ubwo muribuka ko batari mu wiwe, tubonye mu wawe harimo igiheko. Ati kandi icyo giheko kiri ahantu gutya, ahantu haje gutya mu gitanda gutya aho hafi. Icyo giheko turimo kukibona kirahari. Ati none reka dupanga uburyo turi buje kugikura. Umuntu bavuze ngo bafite igiheko kandi baramubwiye ngo akimaranye iminsi. Ati umuntu nyine urumva akantu kuba umuntu kajemo kubwoba n'ibiki. Ati sawa, nta kibazo. Noneho barangije gahunda, bamaze kuzikora muri iyo nzu, barasohoka. Bamaze gusohoka, barabaherekeza. Mu kubaherekeza noneho wa mugabo garababazaga wa undi wari wasuye, arabaza ati none seme icyo giheko kiri aho ngaho muraje kugikura ryari? Bati iwanje naha ngaha gutya, muragera hano gutya kuri stage duhita tuzamuka tugera iwanje. Bati none twazamutse tukagera iwanje. Noneho barangije baramubwira ngo twazanye na gahunda zibiri hano, ni y'uyu mugabo ndetse n'uwundi uri hano hakurya. Ati noneho reka tubanze tuje muri iyi wo hakurya, nituvayo turahita tukuhamagara tunyuri iwawe, kubera ko ntago batuye muri akarere, niturangiza tubone gutaha. Batari ko turakunyuraho, byanze bikoze turanyura hano hakurya tuze kukureba tukikure. Umugabo aramubwira ati sawa. Noneho kwa kundi babaherekeje, wa undi bari basuye abwira mugenzi we, aramubwira ati sasa urabona aba bantu barimo bategewe uba, turabonana nabazimanye. Ati naguze inkoko y'igihumbi, ati na borte. Ati none ga kubera ko nawe bakubonye, ati none reka dusangirega noneho uburyo bwo kuba deplasa. Ati noneho reba uburyo ushobora kuba kubita nk'ibihumbi 5 aho ngaho, noneho numara kubaha ibihumbi 5 duhite tubikora gutyo, kubera ko nawe ibyaye babibonye kandi noneho bari buzi wawe gukura igiheko. Ati urumva ko amafaranga ni make yogeranyije n'igiheko, kandi igiheko gishobora kukugirira nabi n'umuryango wawe n'abana. Ati none tanga 5 tubaherekeze, niturangiza kubaherekeza, ubwo ni nk'ituro ryo guherekeza, niturangiza kubaherekeza
urumva baraza gukura igiheko iwawe. Umuhungu aramubwira ati ntago bishoboka. Uwo mugabo aramubwira ati nje ntago bishoboka, nibo bakibonye, jewe sinari nkizi, nibo bagomba no kuza kugikura. Ati kandi kugikura Imana ntiyiritseho ngira ngo baragikurira 5,000, baragikurira ubuntu, baze bagikure. Nini yumvisemo ko ngomba kubategera, ndabategera, ariko baje kugikura barangije akazi kabo. Ati ntago nshobora gutanga amafaranga hano ngo nindangiza. Ubwo se yabarayiki, Imana yakiberetse kandi yababwiye ko bagomba kuza kugikura, none ndabaha amafaranga yiki. Nini yumva ko ngomba kubazimana nanje baje ni kinyamurenge, kimwe nuko nogurira umuntu soda. Ninumvise ko ngomba kubategera, ndabategera, kimwe nuko umushitsi yoza kunsura mfite ubushobozi nkamutegera. Ati ibyo ngibyo biraza nyuma y'ibyo bakoze. Turabyanze, ariko ibyo byari ko biganirwa n'aba bavandimwe n'ubundi bidafite aho bihuriye n'aba bantu bagomba gukura igiheko banakibona. Ikintu cyakozwe rero, barambutse bava hahandi hakurya. Noneho wa muntu nyiri kugira igiheko mu nzu arabahamagara batarambuka, arababwira ati yeme natashega nageze mu rugo, none ga nimwambuka muze kumbwira cya giheko muze kugikura. Abantu baramubwiye bati noneho tugiye gusoza gahunda, turaje. Arategereza isaha ya mbere, arategereza isaha ya kabiri, arategereza iya gatatu, arategereza isaha ya kane, bubaye nimugoroba. Arongera arahamagara ati yeme igiheko ko mwakibonye, harabura iki ngo muze kugikura? Kimurava hariya hakurya ngo muze? Ati twagize gahunda nyinshi, batari icyo giheko, reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza. Hari bagenzi bacu dukorana mu itsinda rimwe bari aho ngaho, aho muturanye aho wanyu, bati none reka tubahamagare, nako tuguhe nimero, ubahamagare ubabwire aribo bazoza kugikura. Mw'abantu bati noneho uwo muntu uramubwira, numara kumubwira niwe muturanye aho ngaho kandi turakorana mu itsinda rimwe. Reka ndike kugira itsinda nshafuza rwose kubera ibintu ndi kuvuga ntabwo ari ibintu byiza. Atariko turakorana mu itsinda rimwe, noneho muri iryo tsinda uwo muntu uramuhamagara ntacu, araza aze kugikura nta kibazo. Noneho wa wundi babamuhaye nimero, batihamagara uwo muntu, aramuhamagara. Wa muntu amuhamagaye ntiyafata, aramuhamagaye rya kabiri ntiyamufata, aramuhamagaye rya gatatu aramufata, aramubwiye noneho amaze kumubwira ntiyagira icyo amusubiza, aramukupa. Amuhamagaye rya kane, noneho arangije yigira inama, aravuga ati ariko se iyi mihangayiko mfite kubera ko bambwiye ngo mfite igiheko hariya ku gitanda, kandi nari nsanzwe kimaze iminsi nsanzwe ngifite, narituje. Aratuza, ba bantu arababwira ati rero yeme umuntu wanyu ntakinda ari kumarira, none ga nimurebe uburyo muza kugikura. Ati kera twasubiyeyo tuzagaruka. Yeme mubonye igiheko, none nongere nkirareho, ejo nzongere nkirareho ngo muzogaruka ngo next week. Umugabo niba navuga ngo ari kansoringa, aratuza. Amaze gutuza icyumweru cya mbere kiraza, cya kabiri kiraza, cya gatatu kiraza, cya kane kiraza, cya gatanu kiraza. Uwo munsi yari kwambwira hashize iminsi igera muri 3 abimbwiye, arambwira ngo ibingibi ndi kukubwira ibisaswa nararagaho bavuze ko birimo ibiheko, ibyo bisaswa byarashaje bisazana n'ico giheko, ndabita naguze ibindi. Ati ico giheko mbese uko nari imeze mbere yuko babimbwira ko gihari na nyuma yuko bambwira ko gihari nikomeze, nta kintu ciyongere, nta kintu cagabanutse, ndi mu buzima busanzwe. Story no ikintu nashatse kubabwira ibi bintu no kubera iki
hari ibintu byeze hano hanze aha. Ejo bundi nabonye umugabo uvuga ngo gukura ibiheko n'icyaha, simbizi nta hantu nasomye biriya ko ari icyaha cyangwa se ari umuhango w'abadayimoni. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshatse kuvuga, byaba biri byo cyangwa se bitaba ari byo, ariko icyo nshatse kuvuga nanjye kitari cyo nuko umuntu uyu munsi ashobora kuza akabesha umuntu, yarangiza kubesha umuntu agapanikisha umuntu mu buryo buri mentale, agapanikisha umuntu, yarangiza gupanikisha umuntu ntagire n'icyo amukemurira, yarangiza n'igihe agiye kumukemurira akamushyiraho kondisiyo na kondisiyo. Uyu munsi hari abantu bavuga ko babonye ibiheko, mfite ingero z'abantu bagera muri 3 bampamagaye barambwira ati yewe umuntu runaka Nairobi, uyu n'uyu, ntabwo nshaka kuvuga izina ry'umuntu, ariko mubireke kuko nimutabireka tuzuza tubazana hano babavuge n'ukuri, tuzuza tubazana hano babavuge. Umuntu arampamagara ngo uriya muntu wa hariya yaramubwiye, yarambwiye ngo igiheko canje kiri muri Tanzania, ati kandi kugira muri Tanzania birasaba amadolari magana angahe. Bati none reka yanyoherereza nje kukurira igiheko kiri muri Tanzania, kiri muri Tanganyika nyine ya Tanzania. Ati amafaranga ndayamuha, maze kuyamuha ati ntiyambwiye. Uwa kabiri arambwira ngo baramubwiye ngo igiheko kiwe ngo kiri Kigali, atuye Nairobi, ngo none ngo namuhe tike ngo agende ngo aje Kigali, amubarira amatike n'ibindi, ngo narangiza ngo aje kugikura. Umuntu amwima amafaranga, bukeye amubona kuri video kuri kamera z'amakanisa y'i Kigali. Kumbe yari afite gahunda yo kuja kuvuga ivugabutumwa i Kigali, yashakaga ko nyuma ya tiki kanisa ryamuhaye cyangwa si we yihaye, sinzi uko biba byagenze, kugira ngo aje mu ivugabutumwa ashaka n'andi mafaranga, hanyuma azi kubesha wa muntu ati ntubona Kigali igiheko cyawe nagikuye, byarangiye. Agenda fotora icupa ririmo amaganga n'amaraso byose n'amasupadipe avange n'igishoma, narangiza avuga ati ngiki giheko. Abantu murahari kandi murimo kwica sosiyete, abantu babareba ngo ntago babavuga, ngo kubera ko ngo niba bavuga ngo ikanisa rirasambuka, ngo niba bavuga ngo murikorera abantu. N'uyu munsi nanje nyine kurumva nashizemo ako kantu nyine kwanga kubavuga kugira ngo misubireho, ariko ndabazi kandi hari abantu benshi batwaka audience kugira ngo baze kubavuga. Abashaka kubavuga nabo mwakoreye ibyo ngibyo, ariko ku bwa CV mufite, muri abagabo b'imfura, turabazi mu karere, turabazi muri communauté, muri abagabo b'imfura, muri yubashe, mufite abadamu bibashe, mufite abana twubaha, muri abantu bambara, muri abantu bafomora, muri abantu bari mu nzego zubashwe, ariko nyine tukavuga tutireka tube tubipfukiriye, wenda abantu bazikosora, ariko mukanga ikibazo. Ariko niba Imana ikwereka ikintu kuza kukiza umuntu wayo, igihe kukiza umuntu wayo, usaba amafaranga yiki, ureka kuza. Ni nko kuvuga uti nabonye umutego uri buze kukwica mu minsi mike, atariko nabuze umwanya wo kuza kugukiza urupfu. Koko wabuze umwanya wo kuza gukiza umuntu ikintu kiri bumwice? Koko ahantu ibirometero 3 kwambuka hano, kambuka uruzi ugatega modoka ya Mbao ukabura hageze, wabuze umwanya wo kuza gukiza umuntu urupfu? Koko cyangwa n'amacuka mandi? Ibyo bintu mubireke. Nimutabireka turabazana kuri kamera bazi babivuge, noneho mu buhamya bwabo bwa nyabwo babivuge mu buhamya bwa nyabwo.
minota ndumva ari iyo ngiye, ariko muri rusange icyo nashaka kuvuga, abantu mube makini, ariko hari ibyo namwe mwikururira. none ubwira umuntu ngo aze kugusengera ari uko wamutegeye, ari uko waguze inkoko, ari uko wamuhaye amafaranga, ari uko wagize gute, ukagira ngo arabura ica kubonaho. Hari umuntu wansekeje yagiye gusengesha, agezeyo umuvugabutumwa nako uwo muntu nyine umuhanuzi aramubwira ati mbonye kiniki ariko ugomba gutanga ituro, mwene data ugomba gutanga ituro. ati ituro, ati none si ituro, reka tuzaritanga ibyo bintu byarabaye, ibyo nyine uri kutubwira byarabaye, nta kibazo tuzubona gutanga ituro, ntacyo bitwaye. hanyuma bya bintu yavugaga hakose n'ibindi, ubwo yari yarasabye visa ahantu, noneho arangishije gusengesha baramubwira bati rero visa muri uku kwezi 2-3 uraba wabonye visa, amezi 2-3 uraba wabonye visa, ati tanga ituro ryishimwe, visa yo wabona byabonetse ushaje gupropinga ibintu byarangiye. Kwa kwezi kuragera kumaze kugera migration y'abandi iramubwira ati rero sorry, harya abantu bimye visa bavuga gute, ati rero akantu ka sorry ntabwo kaza kabura, bati sorry ntabwo tuguhaye visa, ati wihangana uzagerageza ikindi gihe. noneho uwo muntu arambwira ati njyewe naramuhamagaye ndamubwira nti none ko wambwiye ko visa iri busohoke nkagenda muri uku kwezi, ati byagenze gute, ongera ubaza Imana ngo se byagenze gute. Umusenzi w'abandi aramubwira ati narakubwiye ngo utange ituro urapinga. Ati none ga nta kindi kintu uri bumbaze ko nakubwiye ngo utange ituro ntiwaritanga, ati nyine mu yandi magambo Imana yisubiyeho kubera ko wanze gutanga ituro. Imana yisubiyeho, ati sawa nuko birarangira. Icyo nari nshatse kuvuga, hari igihe abantu nabo babigoborera bakabazana kuko umuntu wazanye cyangwa se wasanze kugira ngo wamugaburiye inkoko, wayiguze 1000, waguze amata ya 500, waguze soda ya 500, waguze wamutegeye uba arere turu zose hamwe ndo wakoresha 5,000, hanyuma ukambwira uwo muntu ngo azasohoka mu wawe nta kintu akubeshe. Yakubeshe se ko mu kwa kabiri uzaje hanze utagenda bikakureba, yabura icyo akubwira se? Ntabwo yabura icyo akubwira, ntabwo yabura icyo akubwira. Ibyo ni ibintu bihari aho iwanyu utuye, birahari rwose, birahari. Ibyo ngibyo mbivuyeho, iyo story nuko yagenze, hasigaye abiberamo isomo ni sawa, nimukomeza kurangara bakomeze baturye utwanyu nabwo nta kibazo, uko mubyumva ntacyo bitwaye. Uyu munsi insoza kubera ko nababwiye ngo ndababwira ibintu bya gospel cyane, hari akantu nshaka kubumvisa ko umukozi w'Imana, nshaka kuvugaho gatoya nindangiza mpite soza. Impamvu nashatse kuvugaho aka kantu nuko ni ibintu abantu cyangwa se buri gihe na hano duhora tukavuga tuti mw'abantu mwe, ibintu byo gutukana mutuka abantu mugira gute, bibamariye iki yo kategori y'abaswa bo gutukana muyijamo kubera iki? Mutukanira iki? Hari ibintu umuntu atosubiramo, nje gusubiramo bitutsi biza bingora. Oya ntago mutuka gute? Kandi abo bantu bari mu ikanisa, bafite ababishop babashumze, bafite abapasteri babo, barangiza ejo agatanga umusanzu w'ikanisa, ejo bakamuha agatuti agahagarikira, yirirwa kuri social media atuka abantu, yirirwa kuri social media atuka abantu.
ugasanga umuntu umugani w'umukozi w'Imana ndaje mbumvise ku video ntagitinya sebukwe ntagitinya nyirabukwe ntagitinya ministre ntagitinya generale ntagitinya ariko tuvugisha ukuri ubu waba ufite ubwenge bwose bwuzuye bwose ubwenge bwawe bukagutuma gutuka ministre waba ufite ubwenge bwawe bwose bukagutuma gutuka generale ubu waba ufite ubwenge bwose ukiri gutuka perezida buri munsi ufite ubwenge bwose uri umukristo bwaca bakaguha gatu nako naringiye kuvuga ngo bakaguha gatu barahari abapasiteri benshi babikora barahari ariko n'abayoboke babo umuntu ukemera umuntu akabana mu ikanisa mukamuhameza ntimumutenge mukabana nabo aho ngaho umuntu yirirwa tuka abantu bitutsi bitabaho hanyuma umuntu umunsi umwe yagira gutya wenda akoze ikindi cyaha gisanzwe kimwe n'ibindi byaha mwarangiza icyo gitondo uwo munsi mukamutenga ariko ninde wabwiye ko ibyaha birutana ibyaha birarutana reka mbumvise ijambo rya Apotre Nteziryayo hanyuma mwumve neza ubundi igifu bahinge igifu bagahinga igifa bagahinga donke yapfuye ariko bakama bafata amasuka debe igifu bagahinga cyanditse muri Bibiliya mu migani ngo ni umuntu utuka umunyacubahiro mwebwe muri gutinyuka mugatuka abanyacubahiro tibibaho umuntu wese uri normal taza tukumuruta taza tukumunyacubahiro ariko mwebwe bari kuri social media icyo ni igifu bagahinga kiri muri Bibiliya cyanditse mu migani wowe wasama ugatuka sobukwe nyoko bukwe pasiteri wawe perezida wa repubulika ministre mwebwe muri mugutuka aba ministre muri mugutuka aba general mukasamura yamara kaja mu ikanisa ntibamutenge abase baramutenze sinjeho bivuze umukozi w'Imana mu mavuta afite y'Apotre mu ijambo ry'Imana yasomye watanze na reference mpora mbivuga hano sintange reference wenda ziri muri Bibiliya nkabivuga ariko umuntu muzima ufite ubwenge ushobora kuja hariya kuri mutandaho ngo ukandika izina mu gutukana kandi mwarangiza babandi mise nibuka umuntu yigeze gufata amadolari ye 300 ayaha umuntu amushimira ngo kandi uwo muntu reka nibuke titre yiwe hagati ya Apotre oya ntago ari Apotre ni iyi titre yindi bishop bishop ndamuzi ni bishop yafashe amadolari ye 300 ayaha umuntu ngo yatutse ministre runaka ndashaka kuvuga aravuga ati wamudutukiye ati kabisa kabisa bisho uhaye umuntu ngo yatutse ministre uramuzimanye uramugororeye ngo yatutse ministre yewe Apotre Imana iguha umugisha usibye ko gifite akazi kenshi ariko pole wenda
uzabanze ubwire na bagenzi bawe babanze bumva ico kintu. Wenda mugize influence y'abantu benshi mushobora kuduhindura abantu bo kuri Mutandao n'abandi batari ko muri Mutandao, abakristo muri rusange, kuko abanyamurenge muri rusange usanga bafite amakanisa basengeramo, ariko impamvu babikora mugani wawe nuko aba bapasteri mugani wawe se babatenge, ahubwo baraboherereza barabaha amadolari 100, barabaha amadolari 300 kubera ko batutse ministre, kubera ko batutse generali. Nimugoroba baramugorore bamuha dolari 100 kubera ko yatutse generali. Ewe nzabandora, ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Tic-tac, vuba vuba, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, caméra cachée.